unazana amagambo kandi ntuzana amagambo nakiye no mu Barabu nakinye mu Barabu barwanisha inuzi ibyuma babagenda intosho wowe uri muranza n'agatuza nta kintu wambwira muhire Keve aya gaturebe iminota ine batwongeye tumaze kuryaho umwe n'amasegonda 20 basigaye 2 n'amasegonda aya gaturebe reka turatansiyo kipe y'igihugu Senegal atumpira kontra gatoya cyane kwa Abou Diallo mutima defense ya Abou Diallo ikipe ya Paris Saint-Germain mu gihugu cy'Ubufaransa Abou Diallo koro gatoya cyane gatemo cy'agatansiyo vubiri defanda vizuri ugera kwa Ismaïla Sarr watuzonze kwa Randeria kontra gatoya cyane marashaka musore twa Sali atansiyo bereza mpira aramubwira ati mango ndamubwira ati merci pira urekura ngashaka umusore twa Youssouf Sabaly minota 2 asigaye umunota 1 n'amasegonda biracyari ubusakusa gati kipe y'u Rwanda ni kipe y'igihugu ya Senegal nkubitse ko u Rwanda nirwo rwakiriye umukino abasenegali reba stade batuje biyakiriye bameze nk'abagiye gufata mituweli reka turebe kandi gato yatangiye gushaka umusheri ambwira ukuntu umusenegali yicaye muri stade atuje reka turebe musore twa Nirisarake Salomo yobe defense neza vraiment Nirisarake Salomo attention sa Sadio Mane aramudefara cyane anje mutsindira mugata Perez aratanga pass kwande kwa rw'iburyo arekura pass Sadio Mane none Sadio amaze kwegera badara operation attention defense y'u Rwanda nakubwiye ko nukurinda igihugu attention Pape reka turebe Pape attention biraza Maria na Mperesimendo watuzonze wana kwa hagati mu kibuga kabisa Ganage arekura pasi meza cyaka Sadio bakora gacya cyane u Rwanda nabwiye Rafael Yoko sasa Yoko Rafael Yoko nguwo Rafael Yoko uyu mukinyi ni umunyabrazil cyangwa umunyarwanda ni umunyargentine kabisa ni umumesi witwa Rafael Yoko arimo arabambika imitaka gusa na amarobdoni arimo arakubita amarobdoni gusa ni ninjoro abapima uburebure avuga ati mumeze neza muraresha muteye metero zanyu nizihe Rafael Yoko kabisa kanya gato Sadio manutsenze anze kuko yarabizi aravuga ati n'umukoro ni penalty atabwira tuzaperereza Rafael Yoko araza yitambi kubona ko umupira ari aya peno kora gakipe y'u Rwanda iminota ine batwenge amaze kurangira ariko na Ismaïla Sarr Sali rekura pass kwande kwa Idriss Ganage but it's half time cyambe kirangiye abanyarwanda mwamereye ikipe y'u Rwanda amashyi bibutse ko turimo gukina ikipe ya mbere ku mugabane wa Afurika ibyo kuvuga ngo ya 18 ku isi forget turimo turakina igihugu cya mbere ku mugabane wa Afurika igihugu kirimo ibihugu 20 bya mbere ku isi ubwo siri kumbwira iki cyane busa ku busa u Rwanda n'ikipe y'igihugu ya Senegal umukino wa kabiri mu gushaka tike igikombe cya Afurika bibutse ko turangiye n'umukino igice cya mbere kirangiye ikipe y'igihugu ya Senegal ibonye na karto jaune twe nayo twabonye cyane yateye shot rimwe igana mu izamu na rouge yashobokaga ujya senebe cyangwa mbabare shakira umusheshe ntagire unyobya jewe ndi kuri Carlos Ferrer niwe wanje uyu mutoza avuga ko yatinze kuza Amavubi ntagire unyobya ndi kuri Carlos Ferrer ndimo nashaka Cherchel ambwira ukuntu hari abasenegari bicaye muri stade nabakubisa amaso umuntu ameze nk'agiye gufata mituweli reka turebe Cherchel gatitabara Cherchel arihera Cherchel gatitabara hehe uru Rwanda mwaruherukaga ntagire umbeshye uru Rwanda mwaruherukaga abanyarwanda muri yako mutaza kumbwira Cherchel ari heri kodi Cherchel kataza ngo yitabari hehe cyangwa internet yayibuze ntagire unyobya iri vuba telefone kwanza telefone iri hehe mumbwire Samiri aya Mavubi yacu arangije anganya wabiherukaga
kubona umukino nk'uyu rego tumwibutsa ko tukujya n'igihugu gikomeye cyane. Ikipe y'igihugu ya Senegal nabo bumiwe kuko ntago bari baherutse kurangiza igice cya mbere. Ni ku ikipe twavuga ko iri mu bihugu 100 bya nyuma ku rutonde kwezi rwa FIFA bataratsinda. Bushize byari 2-2 ku nota 22 batsinda ikipe y'igihugu ya Benin. Hanya ko nabo barimo baratungurwa kuko ikipe y'igihugu Rwanda imira defanda neza. Ugiye no kureba ikipe y'igihugu ya Senegal, ugiye kureba nk'ibihe bikomeye apare ko wenda bagize ibihe bikomeye hafi y'izamu ariko mu izamu bimwe bibarwa byo gutera mu izamu ni shot rimwe rigana mu izamu. Shot unutagiye kwira kufura bateye kanongeye shaka Sherisheri atubwira ukuntu umusenegara yicara muri stade yatuje, ukuntu umusenegara yakiriye. Batangiye babyina bafite courage bati tugiye kuyinyagira. Bari bazi ko byibuza minota nk'ingahe ikipe iza kuza kuyikubiswa mu bitego. Ikipe y'igihugu y'u Rwanda mwari muzi iyi performance njye ntabwo naherukaga. Rihera Sherisheri katitaba. Bone njye nahamagara Ferrer njyewe. Ubu njye nahita hamagara Carlos Ferrer. Ukamaza ati se amazi ni kwatinze kuza. Kwatinze kuza. Iri vuba ryacu. Ikiri umupira kwatinze kurizamo. Aya minota yike yamaze nakumva nanjye minota iki cyambere cyarangiye. Cyarike imfura yacu wiriwe neza. Wiriwe neza fwa. Wa mugani kwa kundi wavuze ngo muraha n'abandi baraha. Ko numva nanjye ntahagerara aho uri ko numva nahagera. We ntuhagera. Aha hantu ntago hagera. Ndaza gushyuha igice cya mbere cya kabiri gitangiye. Utangiye kuzana bwa gonde kwa ya purato yanyu itangira. Utangira muri Shehe karibu. Shehe ni karibu. Ubwo ni nka Sidi gutanda salamu. Shehe karibu, assalamu alaikum Shehe. Alaikum salam. Gorwana na volume yanjye mu matwi nanjye nkumva. Irakomeye cyane se? Yazamura. Cyangwa ni mikoro yanjye iri hasi. Magogo naza bikore niwe mbona ajye byirukuna. Gorwana na miye uko biri gutya sava. Uko biri gutya. Jarike twari mu gice cya mbere cy'umukino. Igice cya mbere cy'umukino kirangiye ikipe y'u Rwanda na Senegal barangije banganyije ubusa ku busa. Ukurikije Senegal n'u Rwanda igice cya mbere kibonye ute? Ngiye bura umukomenteta twe tuvuga gusa. Icyo wenda babitandukaniyeho buriya wowe uba uri oblige kujyana n'umukino aho umupira ugiye kugira ngo abakurikiye radio bataza gutakara. Buriya niho bitandukaniye wenda no kuri televiziyo. Burya umuntu urimo gukomanta kuri televiziyo kuko abafitemo kabisi k'abantu barimo kureba barimo kubwira bari kuri televiziyo ashobora gucishamo agatinda muri statistique agatinda uko abakinnyi bahagaze muri formation. Ariko kuri radio biba ari ngombwa yuko ujyana n'umupira kugira ngo umuntu ukurikiye umupira abashe kuza kubona aho ugiye. So nkanjye rero wari wicaye ndimo kureba ikintu nabonye cyo nuko uyu mugabo ashobora kuba ari foro tacticoma kandi ashobora kuba adafinata kubyo yakubwiye. Ni umutoza w'igitsure. Harashize igihe kinini ibyo twivugisha ngo turabasherisheri ngo turashakisha mu ikipe y'igihugu idashobora kujya gukina liste yabitamenyekanye. Liste yabo birinze bigera ku munota wa nyuma Ben akimbwira ati simbizi. We nge namuhamagaye twamuhamagaye saa 1:40 hano mutwe mu kiganiro aratubwira ati uredi twe turi muri stade n'abaturage barimo ariko ikitwara yina saa 2:50 nari nyivugana nawe ambwira ati sindayibona. So icyo bivuze rero ni umuntu ushobora kuba aratuje abamwegereye Ben abanye nawe igihe kinini aratuje ariko bishobora kuba hari ukuntu umuntu aba yiturije ariko icyo yagusabye ari cyo ugomba gukora. Birumvikana ni mushya ntago bari batangira kumumenyera ku buryo bakwikora ibyo bashatse ariko icyo ubona cyo nuko ni umugabo wa principe biragaragara rwose uzi indiscipline tactique y'umuntu witwa Jihad Bizimana. None hari mu bakinnyi ino mikino ibiri ishobora kuzamugurisha ikamu equipe yindi irenze. Ubushize n'ibyo nemambwira babasaza babiri mbabaza ngo nti kubiki ntago mubona ko Jihad yahindutse mu mikinire yahindutse. Urabona ko arimo arubaha agerageza kudefanda aragerageza kuba rido defensif. Ntabwo ano makipe yombi hari ipfa kugira muri surface de réparation iciye hagati barashakira ku mpande kandi urabona yuko uyu munsi arabizi yuko Ismaila Sarr ari for uyu musore Matal urimo guca ku ruhande rw'iburyo nawe ari for uyu rutayizamu w'ikipe ya Strasbourg nawe ni umukinnyi mwiza musore Diallo. So yavuze ati uko biri kose baraza kwinjirira ku mpande uko yagenda kose mugerageze mufunge espace ariko mwegerane kugira ngo nibagera muri surface de réparation bataza kubona ayo ma espace mu buryo bworoshye kuko biragoye kuvuga ngo uraza gufunga ino kipe ya Senegal ibuze kugera hariya hafi. Urabona rero yuko barabyubaha. Ikindi kintu gikomeye kuko burya afite mufite iminota mike tutagiye no gutinda mu bintu byinshi. Aba bakinyi bakubwira ko abatoza ari ukuntu bapanikaga ugasanga babashyize ku gitutu nabo ugasanga bagiye kuri pressure sometimes itari ngombwa. Yakoze ikosa umukino wa Mozambique iyo aba ari mu minsi yashize Salomon ntago no match ari kubanzamo
hamwe n'amakomanteri ukurikije hamwe n'ikindi pressure bati Salomo yatanze igitego nabanzemo yabagumishe kugeza none ahanga afite amanota ni uyoboye defense uburyo yafashe uyu musore yitwa Diallo Sampot na baro reba kuntu arimo kwanima abantu basore uburyo urabona yuko noneho baranatuje kurushaho ibyo rero bikaba binavuze iki niko n'abantu bagenda banamenyerana Serumogo umukino wa mbere waramugoye abantu bati Serumogo uranabona Kiyovu ibiki n'ibiki ino match yongera aramugarura ni ukuvuga ngo na match ya mbere Fuad bivuze ko ntago yamushyizemo yamwibeshyeho yamushyizeho azi impamvu yamushyizemo so ku rundi ruhande kuri Rafael Yoroke twabonye kuri uyu muhungu Jihad Bizimana nta kibazo ariko se nanone uraza kongeramo Blaise ugumana umupira unizengurukaho cyane cyangwa se ukeneye umuntu w'imbaraga box to box wanagufasha kumuvinga aho hagati yashizemo Ruboneka cyane rwose ntabwo yabonye muri Muhajiri tactical maruboneka nawe ari kuri tactical barakina neza mwakomeje kubitindaho muri match Muhajiri ntabwo muri match banza twamubonye akora akazi kanini muri kote yo kudefend izamu nta kuruboneka koze reba kano kazi none uyu musore arimo gukora Kevin iminota 10 ya mbere atakaje umupira ashatse kwizengurukaho bimwe by'Ikigali umutoza niba wakurikiye match yabaye nk'uko bitavuga ati uri mu biki ibyo nagusabye nibyo urimo gukora ukabona ko rero ni umuntu tactical ikipe yayize yemye ama espace football ni iki ni umukino nk'indi mikino iyo hari umuntu espace acama akanyina akaguhitana kandi turimo turakina ikipe ifite abakinnyi bari ku rwego rw'isi hano harimo abakinnyi babiri batwaye ibikombe bibiri bya shampiyona mu mashampiyona 5 akomeye ku mugabane w'Iburayi mu myaka 3 ishize Sadio Mane uyu mu left back Fode atwaye igikombe cya shampiyona mu Butaliyani Diallo atwaye igikombe cya shampiyona mu Bufaransa umwaka ushize Mendy yari afite Champions League Sadio Mane nta introduction akeneye na Paris Mendy uyu Idrissa Gana Gueye n'abakinnyi bakomeye nawe Idrissa Gana Gueye nari mwagena natwe igikombe cya shampiyona mu gihugu cy'u Bufaransa uyu mu right back ni umukinnyi mwiza Real Betis ni harimo gukina bafite igikombe cy'umwami ni ikipe ikomeye ntabwo Senegal ntabwo yigeze ajya kuvuga ngo aranahindura cyane kuko akeneye kubona amanota hakiri kare bimuha umwanya mu kwezi kwa 9 kwitegurira igikombe cy'isi cyangwa no kugerageza andi mayeri icyo turimo kubona rero ku ikipe y'igihugu ya Senegal nibyo umupira rawufite u Rwanda rwemeye gusufura Jado Karino wagarutseho ku kintu avuga ati nabona umuntu akoze tactical approach nk'iyo Misiri ikora Senegal irayitsinda kuri penalty ariko n'igiyitsinda mu mukino icyo rwose nicyo kintu nawe yaje arakora yemeye gusufura yaje ko ngira nka Carlos Ferrer agomba gukora match ebyiri za Senegal yemeye nyine no kuvuga ngo iyo match Senegal ni equipe kenshi natsinda mu minota ya mbere ibyo Samir yarazi gusa n'iki cya kabiri yagutsinda kuko Senegal ni equipe ikomeye afite n'ibisubizo kuri bande touche ashobora gushyiramo n'abandi bakinnyi ariko yateguye abakinnyi bakwemera gusufura umupira ufite ku rugero rwa 75% tufite ku rugero rwa 25% ariko nimuze kugira igihunga cyangwa se nimuze kuza kuba mwava mu buryo nabasabye gukinamo icyo biri buze gukora rero amakipe nk'aya ngaya ubwabo batangira gusufura bagatangira kwiyeneriva none ugasanga batangiye gushaka gufata ibisubizo byabo ku giti cyabo iminota 10 ya nyuma ariko bakina nta mpungenge bineye kuko yaba Manzi arihuta yaba Ange arihuta aranameze neza cyane ikintu biri buze gusaba Ismaila Sarr barimo baramuha umwanya munini cyane bikanatuma n'uyu musore Fode ashobora kuba yakurikira birasaba uyu musore Serumogo kutamutinya ubanza arimo kumureba atari ko n'umwe mbona muri Premier League agatinda kumwegera birasaba kamwegera agafungire espace kuko niba mwemerera gukomeza kwegera Silifa de Reparation ari for 1-on-1 ashobora kuba yagucenga wenyine aho ngaho nka biriya Ange akoze ukaba wakorera irindi kosa rishobora gutanga kufurira ahantu habi cyangwa se rigasitanga penalty kwandi ikipe y'igihugu y'u Rwanda icyo ndi kubona cyo aba basore umutoza yabagiriye icyizere cyane nge nakunze ni mukina umupira buryo buri tactique umutoza n'umuhanga kandi wamugani se igicumi nuko nabagora kavanga ariko ngo umupira ni iki wibona nk'umutwe w'intare ngo uhunge ni mukine umupira wihunga ibi rero nibaza kubikomezamo gutya kuko natwe ku rundi ruhande dufite ibisubizo kuri bande touche ashobora gushyiramo umusore witwa Jabel ashobora gushyiramo Muhajiri Akizimana ashobora gushyiramo Kazemiro mu gihe abona ko iminota irimo kugenda bimushobokeye urabyumva ashobora kuzana Ombolenga mu gihe Serumogo yaba yakoze akazi ke yewe n'imbere kuri Medi Kagere Sofa urimo kujena kuri Bari na Diallo wenyine arimo arabajena ashobora no kuza kumusimbuza Dominique cyangwa se bamugunga ku Rwanda mukayanuvaga muvuga muti iminota 32 ekipe y'igihugu ya Benin yari yamaze kurya bibiri ariko harimo itandukaniro Benin yari Dakar yakiriwe twe twakiriye Senegal urumva ariko still ni abantu bari mu rugo uko biri kose u Rwanda
kugeza kuri ubu ngubu ku ikipe ya Senegal ya mbere muri Afurika ya 18 ku isi. icyo washinja aba basore ni iki? Nacyo ngenda ibyo bambwira ngo ntagire unyobya. Icyo washinja aba basore ni iki? Nakubwiye ngo Ferrer ko atinze kuza. Ikintu rero kindi nabonye ntago ari umutoza wicara, ni umutoza ujyana n'umukino. Ari ku mukino cyane. Asinyaye Kwizera Olivier ati mumerewe nabi ryama. Sise ari Sise arabibonye aravuga ati ariko ubu nkawe uri mu biki? Icyo kintu rero ari ukuntu kindi kigira icyo cyongeramo, ariko attention bari mu rugo, ni abakinnyi bakuru baba bamenyereye gusufura. Amakipe nk'aya ngaya ushobora no kwitsinda igitego wabonye muri Premier League ku muntu utabizi ari gutekereza ko City yatakaje igikombe, ariko ikipe nkuru iriba yemera gutegereza, baba babizi ko no mu munota umwe cyangwa iminota ibiri ibitego bibiri babibona. Erega ni kurera twe Champions League. Twebwe icyo dusabwa ni ukugerageza kuguma mu mukino. Impungenge ngize gatoya ngewe ni uruhande rw'iburyo, uruhande rw'ibumoso rwa Senegal. Birasaba Serumogo kuza kuguma hari inyuma cyane, kuko Ange abonye ikarita y'umuhondo kandi arinze abantu babiri badashobotse, Ismaila Sarr imwaye Ismaila Sarr na Sadio Mane n'abantu babiri badashobotse. Birasaba ko kuko niho hantu hano ugize umwe akavamo Fuad kaba kakubaye. Ariko kugeza kuri ubu ngubu sinzi n'amareaction wenda urebye no ku mbuga nkoranyambaga n'aho abantu barimo kwandika, ndakurahiye Amavubi atunguye abantu. Nta muntu utungira ivubi. Ikipe y'igihugu ya Senegal gutsinda no mukino mu gitondo ari ku 41. Ubigeze kuri kangahe? Simbizi. Sinshaka no kubimenya mugani wa shehe. Sinshaka no kubimenya. Wa bettinga nta kibazo gashyiraho, yaba kuri Bet Power yaba kuri Gorilla Games, shyiraho amafaranga yawe. Ariko attention, aya Mavubi nayo ni ikipe gusufura akenshi babikuriyemo bano basore. Yego ni wo muco niko navuga. Ikintu mbona no mutoze yahinduyeho no gutinyuka, no kubabwira ati mwigira ubwoba kabisa. Kuko urabona yuko hari ukuntu Amavubi bagabona arimo kurya amakufura menshi, arimo kurya amashoti menshi. Igice cya mbere kirangiye Senegal ikadiye umupira umwe. Narindi muntuza narindi ejo bundi n'umwana mu kipe y'u Rwanda arambwira ati bro imetore ziratandukanye. Ati hano umutoza arakubwira ngo aho narindi baravugaga bati abatoza bararutanwa, umuzungu ufite ibyangombwa ni mubi. Nibyo ndabona Benjamin abonetse ahari kamuhamagara Sherishe